Ndagusuje mu izina rya Yesu Kristo aho uherereye hose. Mwifuriza kugubwa neza kuba mu buzima Imana yagushyiriye mu isi, kuko ariho habitse byose dukeneye muri iyi si. Muhaye ikaze nanone mu ijambo rimwe, mwifuriza kugubwa neza aho uri hose. Iki ni ikiganiro ibanga ryo gutsinda ibigeragezo, ikiganiro tuzigiramo ibintu byinshi bigiye bitandukanye kugira ngo turebe uburyo inzira zose ducamo twazicamo neza, kandi tugaca mu nzira izatugeza ku kintu kizima kandi cyiza kizatuma ubuzima bwacu bubaho bubereyeho, kugira ngo Imana ihabwe icyubahiro cyangwa wiheshe icyubahiro. Iki kiganiro tuzigiramo ibintu byinshi. Ni ikiganiro twahaye umutwe ibanga ryo gutsinda ibigeragezo. Tunyura mu bintu byinshi bigiye bitandukanye, tukagira n'ibitugerageza, ariko ntitumenye ikintu cyadufasha kugira ngo tubashe gukurwa mu bitugerageza. Aha niho habitse byose kugira ngo tuzabashe kumenya ese ni gute twamenya ibanga ryatuma dutsinda ibigeragezo. Nguhaye ikaze. Uyu munsi nyemerera tubane aho uherereye hose, unize amatwi yawe n'umwanya wawe kugira ngo tugire icyo tugeraho tubifashijwemo n'Imana. Iki kiganiro mbibutse ko gishingiye ku ivugabutumwa ryiza ryo kwamamaza inkuru nziza ya Yesu Kristo y'agakiza twahawe. Njye muri kumwe n'ibonane uko bisanzwe. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri channel yacu, kora subscribe, like, comment kugira ngo tubane umunsi ku munsi. Bahaye ikaze. Uyu munsi munyemerere turebane kuri ibi bintu. Ese ibigeragezo nibyo duhura nabyo, ariko se inkomoko zabyo ni izihe? Muhaye ikaze. Reka turebane, ese ibigeragezo duhura nabyo inkomoko zabyo ni izihe, cyangwa tugeragezwa n'iki, cyangwa tugeragezwa n'abandi? Muri iyi si duhura n'ibintu byinshi bitandukanye nk'uko nabivuze, ariko tukagira inkomoko z'ibitugerageza cyangwa n'ibyo duhura nabyo. Icya mbere, ushobora kugeragezwa, birashoboka, ariko ukwiye kumenya ese tugeragezwa n'iki. Icya mbere, tugeragezwa n'Imana. Imana ishobora kukugerageza kugira ngo ibashe kuguhereza cyangwa ibashe gukuramo umutima muzima uzabasha kuba mu byo ishaka kugushyiramo. Nyakunda kuvuga ngo ntabwo wasaba umuntu ikintu ufite ibiganza bimaze gukora mu cyondo ngo narangiza kiguhe, ahubwo arabanza akubwira ngo genda ubanze ujye gukaraba kugira ngo mbanze uguhe icyo ushaka. Imana ishobora kugerageza kugira ngo izabakuremo ikintu kizima kizayigirira umumaro ahazaza. Uyu munsi icyo kibike, umenye ko Imana igerageza abayo kugira ngo ibashe kubakuramo abantu bazima bazabera ab'umumaro ahazaza. Iyindi nkomoko dushobora kugeragezwa nayo ni Satani. Satani ashobora kugerageza, birashoboka, ariko igituma Satani agerageza abantu ni ukugira ngo abakure mu nzira z'Imana, abereke ko ari we ufite byose kandi biriho, ariko abizi neza ko ibyo bitariho. Satani aratugerageza kugira ngo adukure mu nzira yo kwizera, kugira ngo ahinyuze gukiranuka kwacu. Nagira ngo ubwire ngo icyo nacyo kizirikane. Indi nkomoko ni iyi si. Iyo bavuze isi bumva iki?
isi ni abayituye, isi si ubutaka. Isi nayo iratugerageza, ikatwereka ibintu byinshi bigiye bitandukanye, bitwereka ko hari ibidashoboka, ikaduhuma amaso, cyangwa abantu bakaduhuma amaso bakaturwanya kugira ngo tutinjira mu mugambi w'Imana. Ibyo bintu bizirikana. Uzirikane ko tugeragezwa n'ibintu bitatu: Imana cyangwa Satani cyangwa iyi si. Ibyo bizirikana ubishyire ku murongo, kandi umenye impamvu ibi byose bitugerageza. Ndumva nabivuze haruguru. Ubutaha tuzarebana ese ni gute ushobora gutsinda ikigeragezo kizanywe n'Imana, cyangwa gutsinda ikigeragezo kizanywe na Satani, cyangwa gutsinda ikigeragezo kizanywe n'isi cyangwa uyu mubiri cyangwa abantu tubana nabo. Ndabashimiye aho muri hose. Uwiteka nabaha umugisha, ariko munyemerere ibyo ducamo byose turwane dutsinda, kandi turwanire ibyiza. Shalom.